ndabasuhuje kandi ndabashimiye abakunzi b'icyo Imenye Mubyeyi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe indwara zivukanwa. Nge nitwa Niyotwiringiye Charles, murakaza neza muri Imenye Mubyeyi. Izi ndwara rero twavuze ko ari indwara umuntu avukana, ariko icyo nababwira cyo nuko inyinshi zitwara ubuzima bw'abazirwaye cyangwa se bw'inda zirwaye mbere yuko umwana abasha kuba yanavuka. Mu kubyumva neza rero izi ndwara turaza kuzivuga mu bice bibiri, aho igice cya mbere turagisangamo indwara ziri inherited cyangwa se indwara zigenda mu miryango. Igice cya kabiri rero turagisangamo indwara ziri acquired cyangwa se indwara ishobora guterwa nuko imitwitire y'umubyeyi we itagenze neza. Birashoboka rero ko ubwoko bubiri bwose bw'izi ndwara bwakwirindwa cyangwa se zikaba zavurwa zigakira. Reka duhere kuri izi ndwara rero zihererekanwa mu miryango, arizo hereditary disorders. Izi ndwara ni za ndwara ishobora guhabwa n'ababyeyi cyangwa se ababanjirije abo babyeyi. Kugira ngo iyi ndwara ishobore kuba yaragendagenda mu miryango, nuko igomba gutwarwa na germline cells. Ubwo ni utunyangingo dushinzwe gukora igi ry'umugore, ubwo ni intangangore hamwe n'intangangabo. Igihe cyose indwara yagiye hariya hantu, iriya ndwara bishobora kuba yatangwa, kuko twese turabizi kugira ngo umwana avuke nuko haba habayeho uguhura kw'intangangore n'intangangabo. Niba ya ntangangore yaje ifite ikibazo, umugore akaba agiye kuyiha umwana we, byanze bikunze uyu mwana we azavukana cya kibazo. Niba iriya ntangangabo ifite ikibazo cyangwa se ifite ya ndwara twavuze, kandi kugira ngo umwana abashe kuba yakorwa, bizaba ngombwa ko intangangabo iza gufata uruhare mu gukorwa kuri ya mwana, kandi ikaba ifite ikibazo, byanze bikunze umwana azagira icyo kibazo. Twakomeza twibaza tuti ubundi iyi ndwara iba yavuye hehe kugira ngo igere kwa turiya tunyabugingo? Muri make umuntu wese n'ibindi binyabuzima byose agizwe n'amaserire cyangwa se utunyangingo dutoya cyane. Buri kanyabugingo gafite nucleus muri ko. Tugiye kwinjira muri nucleus buri kanyangingo kagize umuntu, dusangamo chromosome 46. Izi chromosome 46 aba ari ebyiri zigiye zifatanye zikaba 23. Ubwo ni pair 23. Izi chromosome twazifata nk'igitabo cyandikwaho amakuru azage cyangwa se amategeko yose azagenga imibereho y'uwo muntu. Ntabwo ari abantu bose, kuko abantu bagira ayo makuru atandukanye. Nge hari amakuru mfite azagenga uko nzabaho, uko nzitwara, uko nzakura n'ibindi. Nawe hari amakuru ufite, byose ayo makuru yagiye atandukanye yanditswemo hariya twise chromosome. Hanyuma si chromosome gusa, ahubwo chromosome twayigereranyije n'igitabo, ahubwo none izo nyuguti ubwazo zanditse kuri chromosome turazita gene cyangwa se genetic information. Izo genetic information ziba ziri kuri ADN, ziba zanditswe muri format ya ADN cyangwa se DNA mu rurimi rw'icyongereza. Hanyuma tugarutse kuri ya ndwara yacu rero, akenshi ziva muri aya makuru aba abitse mu muntu. Hari uburyo bwinshi rero indwara ishobora kugera muri twa tunyangingo twavuze haruguru. Ubwo buryo bukaba ubwa mbere bushobora gutuma habaho ya makromosome menshi cyangwa se makeya ugereranyije n'ayagombaga kubaho. Mbibutse ko buri serire y'umuntu cyangwa se buri kanyangingo k'umuntu gafite chromosome 46. Bivuze ko indi mpamvu yose izatuma chromosome ziba 45 cyangwa se 47 cyangwa se undi mubare utari 46. Iki gihe
hazaba habaye indwara. Nanone hari ikintu bita single gene defect, cyangwa se iyi ndwara ikaza iturutse kuri gene imwe. Ya makuru nababwiye aba yanditse kuri chromosome, ntabwo ari chromosome zihinduka ku mibare, ahubwo noneho chromosome zigakomeza ziri 46, ariko noneho amakuru azanditseho twabonye ko chromosome igereranywa n'igitabo, ya makuru yanditse kuri cya gitabo akaba ariyo arimo ikosa. Nanone disorder cyangwa se izi ndwara zishobora guterwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Mugenzi wanjye yarabisobanuye neza muri video yabanjije, aho yasobanuye ibintu bya neurotype defects, ibintu bya teratogen, aho usanga umuntu afite imitwe ebyiri cyangwa afite amaboko atatu. Ni ryari umuntu ashobora kugira ya chromosome arenze umubare cyangwa se ari munsi y'umubare yagombaga kugira. Reka rero duhere kuri izi ndwara ziterwa nuko umubare wa chromosomes uba wahindutse. Either chromosome ni nkeya cyangwa se ni nyinshi kurenza izikenewe. Ndibutse ko utunyangingo iyo turi mu mubiri w'umuntu tugenda dukura, ari nako tugenda twigabanyamo. Iyo rero iyi ntangangabo igiye guhura n'intangangore, twabonye ko imwe isigarana chromosome 23, indi igasigarana 23, kugira ngo umwana uzavuka azaba afite 46. Kuri aya mashusho nk'uko mubibona hano, twatanze urugero rw'indwara yitwa Down syndrome. Ni indwara irangwa no gusanga uyirwaye afite agatwe gatoya, afite isura igandaye, afite ijosi rito. Nk'uko mubibona ni indwara bita Down syndrome, aho usanga muri ya chromosome cyangwa se za chromosome 23, iya 21 muri zo iyo ubwayo ntabwo yigabanya, mu gihe izindi zigabanyije kabiri, iyo ntabwo yigabanyamo kabiri, zirakomeza zikaba ari ebyiri, bikazatuma umwana uvutse cyangwa se umwana ugiye kuvuka azaba afite chromosome 47. Izi chromosome 47 rero ni ikibazo, kuko uyu mwana avuka atuzuye, ndetse rimwe na rimwe banavuga ko abana abenshi bafite iyi Down syndrome batinda kuvuga, imitekerereze yabo akenshi nayo iba ifite ikibazo. Indwara ya kabiri yitwa Turner syndrome, akaba ari indwara itera abana b'abakobwa. Ahangaha twabonye ko umupapa azana chromosome 23, harimo 22 zigenga umubiri, iya 23 ikagenga igitsina, chromosome Y iya 23. Ku mugore rero aba afite iya 23 aba ari XX, izindi aba ari za zindi zigenga umubiri cyangwa se autosomes. Hano rero kuri Turner syndrome bitandukanye cyane na ya Down syndrome twabonye ruguru, aho chromosome ya 21 ariyo iba ifite ikibazo. Ahangaha rero kuri Turner syndrome chromosome ahubwo ya 23 ariyo sex chromosome, ya chromosome agenga igitsina niyo aba afite ikibazo. Noneho ugasanga umwana ugiye kuvuka afite chromosome ya nyina gusa, kuko kugira ngo umwana avuke ari umukobwa cyangwa ari umugabo, nuko umugabo azazana iriya chromosome ya 23 akayizana iri Y, umugore akazana iya 23 akayizana ari X, bigafominga XY. Icyo gihe aba ari umuhungu. Igihe umugabo azanye X, iriya chromosome 23 ikaza ari X, kuko umugore igihe cyose aba afite XX, urumva nawe akazana X, icyo gihe umwana avuka ari umukobwa. Noneho hari igihe umugore igirye riba ryuzuye rifite chromosome 23, noneho umupapa cyangwa se umugabo akazana igi rituzuye ridafite chromosome ya 23. None icyo gihe umwana akaba afite chromosome 45, aho kugira ngo agire chromosome 46. Icyo gihe azaba ari umukobwa. Imikurire ye ugereranyije nabo bari mu kigero kimwe ari mikeya cyane,
rusange aba ari infertile, ntabwo abyara, aba afite izindi defect, ibindi bibazo by'ikibazo cy'umutima n'ibindi. Indwara ni nyinshi ziterwa n'umubare wa chromosomes. Twabonye Turner syndrome, twabonye Down syndrome, ni nyinshi kuko hari na za Klinefelter aho usanga afite chromosome 47. muzagenda mubireba, tuzagenda tubivuga mu video akurikira. ahubwo noneho reka tujye kuri za ndwara noneho usanga umubare wa chromosome niwo, ariko noneho ugasanga ya makuru yanditse kuri chromosome niyo agiye kugiraho ikibazo. Izi ndwara bakunze kuzita Mendelian inheritance kuko zikwirakwira mu miryango bikurikije amategeko ya Mendel. Mendel yari umugabo wize ihererekanyamakuru hagati y'igihingwa cy'ijeri. Izi ngizi zitwa single gene disorders cyangwa se indwara ziri kuri gene ku makuru agenga imikorere y'umuntu. Kuri gene rero twabonye ko ari ya makuru yanditse kuri chromosome, ayo makuru ashobora kuzamo ikibazo noneho bikabyara indwara bita single gene disorder cyangwa se Mendelian inheritance disorders. Izi ndwara rero kugira ngo tuze kubireba neza, gene ibigizwe na ADN cyangwa se DNA, ariho amakuru yose aba yibereye. Mu gukorwa kw'iyi ADN cyangwa se DNA ashobora kuzamo ikibazo niba hari kuza interuro. Ni urugero ngiye kubaha, hari wenda gene kuri ADN yitwa ngo umuntu agomba kugira umutwe munini, noneho ntaba ari uko ya makuru yiyandika kuri chromosome, ahubwo rimwe na rimwe ugasanga ya makuru yahindutse, wenda yabaye umutwe munini umuntu agomba kugira. Urumva ya makuru ubwo abitswe mo hariya muri chromosome nzima, ariko y'ubwaya makuru ntabwo ari mazima. Bivuze ko najya gukura ntabwo ari amakuru azasomwa, naramuka nasomwe azasomwa nabi. Bibutse ko aya makuru asomwa igihe cyose umuntu arimo gukora. Niba hari amakuru ashinzwe gutuma umusatsi umera, ayo makuru agasomwa nabi, umusatsi ntabwo uzamera. N'urugero ubwo rero izi ndwara nazo turaza gusangamo ubwoko bw'indwara butandukanye. Hano nabereka amafoto yazo. Harimo indwara bita cystic fibrosis. Iyi cystic fibrosis hano mu Rwanda irahari kandi itera abantu benshi. Hari indwara bita sickle cell anemia, zose tuzagenda tuzibabwira mu buryo burambuye. Hari indwara bita hemochromatosis, hari indwara bita Tay-Sachs. Indwara nyinshi zose zigenda ziterwa nuko aya makuru yabaye disoriented. Mwakoze kubana nanjye. Ntabwo bikigoranye cyane kugira ngo ube wabasha kubona amakuru yerekeranye n'ubuzima bwawe, by'umwihariko ubuzima bw'imyororokere. Ikintu usabwa cyonyine ni ukujya kuri YouTube hanyuma ukandikamo Imenye Mubyeyi. Umara kwandikamo Imenye Mubyeyi ukabona list y'amavideo menshi. Ikintu cya mbere ugomba guhita ukora ukihagera kugira ngo ujye ubona amakuru yose yerekeranye n'ubuzima bwawe ni ukubanza ugakora subscribe. Umara gukora subscribe ugakanda kano ukazogera kugira ngo amakuru azajyaza ujye uhita ubasha kuyabona. Hanyuma umaze kugakirika uraza ukarebamo video imwe ushaka kureba, hanyuma ukayikirikaho ukayifungura ubundi ukayireba.